Reka tubifurize umugoroba mwiza mwe mwese mukomeje kudukurikirana kuri Impuguke Info. Nitwa Niyonizera Mustafa Emmanuel. Mu makuru twabagejeho mu masaha yabanje twababwiye inkuru y'abanyeshuri ba Kibogora Polytechnique, bivuga ko batawe muri yombi na polisi nyuma y'uko bagiye gusenga mu buryo butemewe, nyuma bakaza no gusakuza mu buryo budasanzwe. Rero ni inkuru nari nabagejejeho ndababwira nti ndakomeza kuyikurikirana kugira ngo nze kuvugisha inzego z'umutekano mu karere ka Nyamasheke. Mwibutsa ko iyi kaminuza niho iri, ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Hanyuma nk'uko nabikubwiye nti wowe komeza natwe aha ngaha kuri Impuguke Info. Mustafa agufasha kugira ngo ubashe kumenya amakuru yaba avugwa hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, by'umwihariko ariko aha ngaha imbere mu gihugu tukubwira amakuru abagezweho yaba ayo twikoreye cyangwa se tukanifashisha ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Reka dusubire mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Nk'uko nabigarutseho nakubwiye ko abanyeshuri bagera hafi 39 batawe muri yombi, aho bazira kuba bagiye gusenga mu buryo butemewe n'amategeko, ndetse nyine by'umwihariko no muri bino bihe turimo byo kwibuka. Nk'uko rero mu masaha yabanje nabwiye ko navuganye n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ICP Rutikanga Boniface, ariko ntabwo byari byaje kunkundira. Maze kuvugana n'umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba yitwa Superintendent of Police Bonaventure Twizere Karekezi, nyuma aza kuba agira icyo avuga kuri iyi nkuru twari twabagejejeho mu biganiro byacu byatambutse mu masaha yabanje muri rusange. Nyuma icyo nakwibutsa ni uko mbere y'uko nkubwira ibyo afande amaze kudutangariza, aba banyeshuri bo muri kaminuza ya Kibogora Polytechnique yo mu karere ka Nyamasheke, bivuga ko nyine baje kuza ko bajya gusenga, hanyuma barabyina barahimbarwa, barasakuza cyane pe, ngo barasakuje bijyana n'aho abasekirite babacecekesha ariko biranga. Yewe n'umuyobozi wungirije w'iriya kaminuza nawe aragerageza biranga, nyine biza kuba ngombwa ko na polisi igira ita muri yombi, ndetse hakaba hari n'amakuru ko nyine hari n'abirukanwe hari muri iriya kaminuza kandi bari bafitemo n'akazi. Ni inkuru nyine nyuma y'uko umunyamakuru wa Impuguke Info yari imaze kumugeraho, nafashe initiative ndavana ndayikurikirana kugeza mbonye source menye se koko byabaye n'iki cyabaye, dore ko ni n'amakuru twahabwaga n'umunyeshuri wiga hariya muri Kibogora Polytechnique. Ntabwo ariko aba ari ngombwa kugira ngo dutangaze amazina ye kubw'umutekano we. Hanyuma rero kuri iki gicamunsi maze kuvugana na afande n'umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba yitwa Bonaventure Twizere Karekezi. Hanyuma reka wenda nkubwire mu butumwa yampaye, kuko mwumvije ko mu kiganiro cyabanje twavanye ku murongo wa telefone ambwira ko agiye kubikurikirana. Rero hari message ampaye tugiye kugarukaho nkayibagezaho namwe. Wenda afande reka nkotinge mu kiganiro agiranye n'umunyamakuru wa Impuguke Info. Afande ati hari groupe y'abantu twafashe irimo abanyeshuri basengeraga ahantu hatemewe, bafite imyitwarire idasanzwe mu bihe turimo bidakwiriye, bashikirijwe inzego zibishinzwe zirimo kubakurikirana. Akaba ariko rero
rero umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba Superintendent of Police Bonaventure Twizere Karekezi yaje kuba biduhamiriza no kuri impuguke info nyuma y'inkuru twari twabagejeho mu masaha yacu yatambutse tubabwira ko nyine inzego zibishinzwe tuza kugerageza kuzivugisha kugira ngo zigire icyo zivuga kuri aya makuru. Ubwo rero ibyo mu karere ka Nyamasheke by'umwihariko kuri iri shuri rya Kibogora Polytechnique. Iyi ni kaminuza nyamuneka mutajya ngo wenda ni segonderi, iyi ni kaminuza ikorera hariya mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Hanyuma rero reka mfate umwanya nshimire cyane mwe mwese twabanye kuva mu masaha ya mu gitondo, nshimire cyane kandi Inkuru Nziza Pacifique wamfashije kugira ngo mudukurikirane mu biganiro byacu, yaba ibyo twabagejejeho by'umwihariko, yaba aho twabanye ubwo twari mu karere ka Rulindo ubwo hashyingurwaga wari umuvugizi wa guverinoma wungirije ari muku, muribuka ko twanabibagejeho nabyo wenda. Hanyuma nshimire cyane kandi n'abanyarwanda bari mu mahanga batwereka ko tubana by'umwihariko, dukomeza no gukomeza kwifatanya kandi twibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi. Turi kwibuka ku nshuro ya 31. Rero mbashimire cyane, gusa nk'abanyeshuri bonyine niba ko kwibana bikoze, twizere ko nk'uko afande yabitubwiye inzego zibishinzwe ziri kubikurikirana kabisa, bakabaye bakanirwa bakwiye. Hanyuma ubwo ngo nihagira n'andi makuru mashya by'umwihariko kuri bano banyeshuri bo muri Kibogora Polytechnique mashya azasohoka, naho nkazabagezaho mu biganiro byacu bitaha. Hanyuma rero reka mbabwire dukomeze kwibuka kandi twiyubaka, kuko narababwiye ni kuba dufite igihugu cyiza, igihugu gifite umutekano, by'umwihariko dufite umuyobozi wacu tureberera kugira ngo tumererwe neza. Kuba mvuga gutya ntekanye ntategwa ni ukubera umutekano dufite. Rero niwe utuma nza kuri iyi mikoro nanjye nkababwira byinshi bivugwa. Niyo mpamvu tuba tuvuga tuti never again, jenoside ntizongeye kubaho ukundi. Ahubwo twese twiyubake nk'abanyarwanda, dukomeze kubaka igihugu cyacu kizira amacakubiri muri rusange. Reka mbabwire ni rero ubwo tuzasubira njye ku munsi w'ejo mu gitondo mu makuru azaba agezweho. Hagati aho ngaho Imana ibarinde, ubwo tuzasubira ku munsi w'ejo. Abantu bose bari hanze y'u Rwanda batwereka ko badukurikirana, Uwiteka akomeze abaturindire. Hagati aho ngaho kandi nashimira cyane Pacifique Inkuru Nziza, umuyobozi wa impuguke info, wadufashije kugira ngo mudukurikirane kuva amasaha mu gitondo kugera mu magingo ngaca kuri X wandike impuguke info, unyure kuri YouTube, unyure kuri Vidimenta ndetse no kuri Facebook. Aho ngaho hose ushobora kutubona nta kibazo rero na gito cyawe. Muduhe ibitekerezo muri comment, mutubwire se abanyeshuri mwebwe ibi bakoze murumva bikwiye. Hagati aho ngaho muze kugira umugoroba mwiza ndetse n'ijoro ryiza.